reka nizere ko mukomeje kugubwa neza mwe bakunzi ba Ibiriho TV. Mu minsi yashize cyangwa mu byumweru byagiye bishira yaba ku mbuga nkoranyambaga kuri social medias mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hagiye hagaragara umukobwa ushinja uwitwa Ndimbati umenyekanye gukina filime cyangwa muri sinema kubundi amazina ye bwite yitwa Uwihoreye Jean Bosco Mustafa, ashinjwa n'umukobwa wita Firidausi yamushinja yuko ngo yaba yaramusindishije cyangwa yaramujyanye mu kumunywesha inzoga akamara kumusindisha akamufata ku ngufu cyangwa akamusambanya bikaza kuviramo ko agatwita inda yaje kuvamo abana babiri b'impanga. Ubu rero nyuma Ndimbati nawe yaje gufatwa nk'uko byagiye bitangazwa n'amakuru y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda avuga yuko Ndimbati afunze. Uyu munsi rero akaba yageze imbere y'ubushinjacyaha mu rukiko. Uwihoreye Mustafa Jean Bosco yamenyekanye ku izina rya Ndimbati yitabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge abwirwa iby'ubushinjacyaha bumurega. Yaragiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamutaye muri yombi mu minsi yashize. Icyo gihe umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha yabwiye itangazamakuru ko uriya mugabo kurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa. Gusa amakuru avuga ko uriya mukobwa icyo gihe yasambanywaga cyangwa aterwa inda yari afite imyaka 17 y'amavuko, nubwo hari abagiye bavuga ko yagiye ayirenza cyangwa yarayirengeje kera, bagiye bavuga ko ari mukuru, abandi bakagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Rero Uwihoreye Jean Bosco wamamagaye nka Ndimbati n'ubundi ni umugabo ukuze kuko afite imyaka irenga 50 y'amavuko. Mu minsi ishize hari video yatambutse kuri imwe muri televiziyo zikorera kuri murandasi cyangwa hano kuri YouTube, aho umukobwa wabyaye avugaga ko abana b'impanga afite yababyaye nyuma yo guterwa inda na Ndimbati yamusindishije ashiduka. Uyu mukobwa nyine ashiduka baryamanye muri loji. Ubwo bari baryamanye muri loji, nyuma yaje kubona atwite. Gusa ngo wafashe iriya video yahamagaye Ndimbati avuga ko abyemera, ndetse ngo n'inzu uriya mukobwa abamo ni Ndimbati uyikodesha. Ndimbati yabwiye uwo ku Isimbi TV ati none se yaba yanababwiye ko kuva icyo gihe gishize cyose ari njye wari umutunze, ninjye umukodeshereza inzu, n'ubu yabamo ninjye nyikodesha. Gusa ku rundi ruhande Ndimbati yabwiye Isimbi ko uvuga ko babyaranye yaje amujugunyira abana we arangije arigendera. Uriya mukobwa kuvuga ko yaje Kigali aje gushaka, ubwo ni Firidausi avuga ko yaje Kigali aje gushaka akazi kuko ngo ubuzima butari bworoshye, ajya gushaka akazi mu Biryogo. Yagiye gushaka akazi mu Biryogo mu basilamu kuko ngo nawe yari umusilamu. Nyuma yaje kuhava ajya mu mujyi gucururiza umuntu imyenda. Mu gipangu yabagamo habaga n'umukameramani witwa Valence. Uyu ngo yajyaga genderanira na Ndimbati. Uvuga kugenderanira ni ukuba basurana cyangwa umwe ashobora kujya mu rugo rw'undi. Ubwo uyu Firidausi avuga ko yajyaga asaba Valence kumufasha kuza gukina filime kuko yabikundaga, ariko Valence akabyanga kuko ngo atari we ushyira abantu mu mafilime. Uyu mukobwa gusa ngo yaje kubona Ndimbati amubwira ko amufana kuko yajyaga amubona muri Papa Sava. Papa Sava ni imwe muri filime cyangwa mu short films tugenda duca kuri murandasi. Ngo nyuma yaje gusaba Ndimbati kuzamufasha akajya gukina filime, undi arabyemera amuhana nimero ye ya telefone. Igihe cyaje kugera amagara Ndimbati ngo amubaze aho bigeze, undi amusubiza ko hari radio agiye gukoramo ikiganiro ko bari buvugane n'ikirangira. Icyo gihe Ndimbati yabwiye uriya mukobwa ko hari umwanya yamuboneye muri filime ko baza guhura ikiganiro kirangiye, undi nawe avuye gusari gusenga kw'abayisilamu cyangwa mu mvugo y'abasilamu. Ubwo bagahita bajyana kuvuga kuri iyo role yabo cyangwa kuri iyo filime bagombaga gukina. Bakomeje kuburana ariko baza guhura, ndetse Ndimbati amuha inzoga yitwa Marura. Yamubwiye ko ari amata arimo creme na chocolate. Uyu mukobwa yavuga ko ngo nyuma yaje gusinda, ubundi aza gukanguka asanga aryamanye na Ndimbati muri loji.
Iroge ngo ikaba iri muri Kivugiza ni mu murenge wa Nyamirambo hariya haruguru gato hafi ya za Cosmos. Nyuma y'ibindi n'ibindi tutari burondore muri iyi nkuru biri mu by'ubugenzacyaha bushobora kuba bwarahereyeho bufata icyamamare Ndimbati. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Thierry yavugiye itangazamakuru nyuma y'ifatwa rya Ndimbati yabaye afungiwe kuri sitasiyo ya RIB iri mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Rwezamenyo kugira ngo hatangirwe iperereza. Dushobora wenda kubabwira ho gitoya ku nzoga y'amarura. Ni inzoga yengwa mu mbuto z'igiti cyitwa marura free gikunze kwera muri Afurika y'Epfo, ikozwe mu mutobe umatira nk'amata y'ikivuguto ariko uvanze n'isukari. Ni inzoga rero iba ifite umusemburo wa 17% mu kirahure. Igihugu cyatangiye gukorerwamo inzoga na Afurika y'Epfo mu mwaka w'1989. Hari umukobwa wanyweye ku marura watubwiye ko kubera ko iyi nzoga iryohera umukobwa cyangwa umugore wayisinze agaragazwa no kwisetsa, kandi ngo isindisha gahoro gahoro aho umuntu agenda yiyumvamo akanyamuneza no guseka bya hato na hato. Gusa ku yandi makuru yagiye atangazwa kuri iyi ngingo hari yagiye avugwa uko ngo uyu mukobwa nyine washinje Ndimbati hari ibyo yagerageza yamwifuzagaho, ngo aho bivuga ko ngo uyu mukobwa witwa Kabahizi Fidahurutsi yiye mu bitangazamakuru avuga ko yatewe inda na Ndimbati yamusindishije akamufata ku ngufu. Yavuze ko atifuza ko iki cyamamare gifungwa ahubwo akeneye uburenganzira bw'abana b'impanga babyaranye. Ubwo hari ku itariki ya 10 Werurwe nibwo RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bemeje yuko Ndimbati yamaze gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana ataragera ku bukure. Kabahizi yabwiye itangazamakuru ati njyewe sinshaka kafungwa rwose, icyo nshaka ni uburenganzira bw'abana banjye, njye nta nubwo ibyanjye nabyitayeho cyane byo kuvuga ngo narahohotewe ngo nkeneye ubutabera bandenganure, ahubwo ubutabera nkeneye n'ubw'umwana bw'abana kuko n'ubundi byanjye byararangiye, ntabwo bamufunga n'ubundi ngo nsubire mbe mukobwa ibihe bisubire inyuma. Igihe yakintesheje imyaka ikaba irenga 2 uyu munsi. Ndimbati yatawe muri yombi nyuma y'ikiganiro Kabahizi yajyahanye na Isimbi TV asobanura uko yamuteye inda yabanje kumusindisha yifashishije inzoga yitwa marura, nyuma yaje kubyariza impanga uyu munyarwenya ngo akamutererana. Uyu munyarwenya rero nawe mu kiganiro yagiranye n'iyi televiziyo ikorera kuri YouTube yitwa Isimbi nyine yemeje ko abana n'uyu mugore ariko anemera ko bose abitaho kandi akanabakodeshereza inzu. Ndimbati ufungiye kuri sitasiyo y'ubugenzacyaha ya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge, dosiye yagejejwe mu mushinjacyaha ndetse n'uyu munsi yitabye urukiko nk'uko twamaze kubibabwira hejuru. Ariko mu bintu byagaragaye cyangwa mu mashusho agaragara cyangwa mu byabereye muri urwo rukiko, Ndimbati yemeza yuko uriya Sabe umunyamakuru bita Sabe bagiranye ikiganiro n'uno mukobwa arangije ahamagara uwo bita Ndimbati ati amubwira yuko ngo agomba kumuha miliyoni 2. Ni amagambo Ndimbati yivugiye mu bushimbere y'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha ati ngo ni mu rukiko nyine ati Sabe we yarampamagaye ngo ari inkura mfite ngo nintamuha miliyoni 2 garanshira ahagaragara. Ibyo Ndimbati asa nk'ufata nko kugambanirwa. Mukomeze mukande subscribe ku Biriho TV, andi makuru agenda kurikira kugira ngo atazagenda bacika, kandi niba nubona ya makuru tukubagezaho yabaye meza ubwo ukanda share, like, comment, byose ibindi bigende bimera neza cyane.